Muraho neza ndabasuhuje nanone Yesu nashimwe. Mbahaye ikaze mu ijambo ry'Imana ry'uyu munsi ndetse no kuricamo. Imana ibaha umugisha kubwo gufungura iki kiganiro. Ijambo ry'Imana tugiye gusoma uyu munsi turarisanga mu Balewi ibice 18, rifite umutwe w'amagambo uvuga ngo Uwiteka abategeka kutagira ingeso nk'iz'Abanyakanani. Imana iduhana umugisha. Reka rero mbere ko dusoma iryo jambo dufatanye imbingingo tubanze dusenge. Mana yacu turagushimye, turaguhimbaje. Uri inkuru kandi urera urakiranuka, izina ryawe rihimbazwe. Uwiteka Nyiringabo Imana, muri uyu mwanya tugiye kuvuga ijambo ryawe ryera. Turakwingize ngo twihishurire kuko tutakumenye nk'uko bikwiriye kandi tutakumenye nk'uko biri. Niyo mpamvu tukwingize ngo twihishurire binyuze mu ijambo ryawe, uduhe kumenya ibyo ukunda ndetse n'ibyo twifuzaho. Urakoze, ni mu izina rya Yesu mbisabye nizeye, amen. Nk'uko nari mbibabwiye ni umurongo wa 18, turasoma kuva kuri 1 tugeze kuri 4. Reka dusome twihuse. Aravuga ngo Uwiteka abwira Mose ati, bwira Abayisiraheli uti, ndi Uwiteka Imana yanyu, ntimugakore nk'ibyo abo mu gihugu cya Egiputa bajya bakora, abo mwahoze mutuyemo, kandi ntimuzakore nk'ibyo abo mu gihugu cy'i Kanani bajya bakora, aho mbajyana, kandi ntimuzakurikize amategeko yabo. Amateka yanjye aba ariyo mujya mwumvira, amategeko yanjye aba ariyo mujya mwitondera, aba ari byo mugenderamo. Ndi Uwiteka Imana yanyu, nuko mujye mwitondera amategeko yanjye n'amateka yanjye, ibyo uzabikora azabeshwaho nabyo. Ndi Uwiteka, amen. Bakunze ijambo ry'Imana, twumvishe ijambo Imana yibwira Abayisiraheli ibabwira kutagira ingeso nk'iz'abo bantu bahozemo, ari bo Banyegiputa, ndetse no kutagira ingeso nk'iz'Abanyekanani, abo bari bagiye kugenda basanga mu gihugu Imana yari ibajyanyemo. Rero umwuka w'Imana natwe aratubaza muri ibi bihe, cyangwa se natangira no kubabaza nti, ese wowe ufite, iyo wirebye ukisuzuma mu mico yawe, ubona ufite izihe ngeso? Ufite ingeso z'Abakristo niba waramaze kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubuzima bwawe? Ufite ingeso nk'iz'abana b'Imana babana n'Uwiteka, cyangwa se uracyafite ingeso nk'izo wahoze ufite igihe wari ukiri mu byaha, igihe wari utarakira agakiza? Cyangwa se ufite ingeso zimeze nk'izo wasanze Abakristo baguye bari mu nzu y'Imana, bamaze gukora ibyaha, bakiriye Kristo nk'umwami n'umukiza, ariko bageze mu nzu y'Imana barabimenyera, babigira akamenyero, bakora ibyaha. Nawe ubirebye urabigana uravuga ati, nta kintu bitwaye, mbona n'abadiyakoni babikora, biriya nta kintu bitwaye, na pasiteri se kuki abikora? Nawe izo ngeso urazigana, urazikora. Ariko umwuka w'Imana arakubwira ngo, Uwiteka Imana arakubwira ngo, wari ukwiriye kugendera ku mategeko y'Uwiteka ndetse no ku mateka ye, ukagenda nk'uko Imana ibyifuza, nk'uko ibishaka, kuko ngo uzakora ibyo ngibyo azabeshwaho nabyo. Niko Uwiteka yatubwiye. Imana itubabarire. Niba urimo hagati rero ukaba uri Umukristo ariko ukaba ukigira zimwe mu ngeso zo muri Egiputa, zimwe mu ngeso wari ufite igihe wari utarakizwa, kandi ukaba ubizi neza ko izo ngeso umwuka w'Imana ugikizwa yakubwiraga ibi ngibi si byo, imyambarire si yo, wenda n'urugero, si uku nguko abantu b'Imana barya, si uku nguko abantu b'Imana bavuga, hari amagambo ukwiriye guhindura, hari uburyo watangaga amasezerano utitayeho cyangwa se byo kubeshya ukwiriye kureka. Ariko ugitangira gukizwa ugahitamo kubireka, ariko wagera imbere gato ugahura n'Abakristo baguye, bandabimenyereye, bajya ku igaburo ariko bagikora ibyaha. Hari ababikora bihishe, hari n'abatakibasha kubihisha bakabishyira ahabona. Ubonye ko babikora aravuga ati, nta kintu bitwaye, abase ko bari mu nzu y'Imana, kuki babikora? Kuki bavuga ari amagambo y'isi? Kuki bavuga biriya bishegu? Nanjye nabivuga nta kintu bitwaye. Umwuka w'Imana arakubwiye ngo isubireho. Hari ijambo Yesu yavuze ngo, niba udakonje ntunashyuhe, ukaba uri akazuyazi urimo hagati, witonde uhitemo aho ujya kugira ngo ntakuruka. Rero kugira ngo Imana itakuruka, cyangwa se kugira ngo n'ubundi udafatwa nk'utaravuye no muri ibyo byaha, hitamo ingeso ukwiriye kugira. Uzagira ingeso zijyanye n'uko Uwiteka gushakaho, binyuze mu gusoma ijambo ry'Imana, ukumva amateka y'Imana n'abantu bagendanye nayo. Ese ni iki Imana yangaga ko bakora? Ni igiki bakoraga kikanezeza Imana? Nawe gikore. Wenda batubwira ngo Dawidi yabyiniye Imana ngo umwitero uragwa, nawe yibyinire. Ayo ni amateka y'Imana wumvishe, nawe yibyinire. Wenda wumvishe ngo Sawuli yashatse abagore benshi, Salomo yashatse abagore benshi, ngo bituma
bamuyobya umutima atangira kubakira ibigirwamana amazu, abyubakira amazu. Nawe irinde ibyo bintu, irinde ibintu byo gufata, hitamo. Ni uko nguko tumenya Imana tuyigiye ku mateka yayo, kandi amateka yayo ntabwo tuzayareba mu bantu bagenda, ahubwo tuzayasoma mu byanditswe twumva uko yabanaga n'abandi. Niba Imana ngo hari ukuntu bavuga ngo sinzi, hari umwami ni Rahabu, hari umwami Imana yabwiye kurwana n'ababisha b'Imana yabamugabije, arangije ngo agenda agira imbabazi abanzi be ntiyabica bose ngo abarangize. Ibyo bintu byababaje Imana. Bikwigishe we niba uri mu rugamba rw'umwuka, rwana kandi uneshe, wigeraho ngo urekure. Ni ukuzamenya Imana, ni ukuzamenya karacterisitike z'Imana, uzazimenya binyuze mu gusoma amateka yayo, ndetse n'abantu Imana yagiye igendana nabo, ukuntu yabanye na Samusoni, ni iki cyatumye Imana imuvaho, ni iki cyatumye imutanga. Bene nk'ibyo ngibyo ubyiga ubimenye. Numara kubimenya ukabikurikiza, nibwo tuzagira ingeso Uwiteka twishimiraho kandi adushakaho, zitari ingeso zimeze nk'izo twahoze tukituye muri Egiputa, zitari n'ingeso zimeze nk'izo twize ku bantu twaje dusanga muri urugendo rw'agakiza. Imana ibaha umugisha rero. Iri ni ryo jambo Umwuka w'Imana ashatse ko tuganira kuri uyu munsi. Ndabakunda kandi namwe munkunde, mujye mukomeza munsabire. Ndi mwene so muri Kristo, munsabire kandi mufatanye nanjye uyu murimo w'Imana, mureba ibiganiro mukabirangiza, mubisheyaringa, ndetse kandi mubishyiraho komenti, mukambwira ibitekerezo byanyu, ndetse dukomeze gufatanya uyu murimo twubakana. Imana ibaha umugisha. Naho ubutaha. Ndabakunda. Bye. Ciao ciao.